amata y'ababyeyi urayasize wemeye gukamisha dore uduhaye umwaka nyamibwa we amata n'irungu wakuze uteteshwa n'abakubya ukundwa n'indahemuka basaza ba urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabe nyamibwa ikeye we uwo mwiza uduteye irungu hari umuntu muhora kakurutira abandi akaguha umwanya akagutega amatwi yaguha urukundo bikaguha umutuzo yamara kugenda ugasigara ubabaye hari umuntu muhuza bikaba nk'ubufindo byaba amahire mukibanira hari uwo mubana kakubera imfura wajya gusaza akagusubiza ibusore rukundo rwamunze rukanira kwigunga rukankura ukwifuza rukanga rukikunda rukikura kunkunda rukankura ukwishima munami hari ubwo njya nicara ngatekereza kuri urwo rukundo rwawe nkibaza niba narwo ari urwo Gihanga yahanze ubundi ngasanga rusa n'urwa mwene muntu muzungu yahanze maze akarusiga ngo ruse n'urwa Gihanga uruhawe akaruha agakirwa akina n'imitima y'abandi. Okay, that's nice. Jado ni mutuma ndira kubera amarangamutima. Oya kandi wicaranye n'igihozo. Wicaranye n'igihozo nta. Ndabasuje cyane inshuti bakunzi ba Jam Entertainment, njyewe basuhuza ni Jado Artist Official. Ni kuri Jam Entertainment nyine nkuko mubyumva. Nkaba nkuko nayo basezeranyije nzajya mbazanira impano izamenyekanye izitaramenyekana. Mbese hano ni mu ruganda rw'imyidagaduro ushoboye wese kugira icyo agaragariza isi tuzajya tumwakira. Oh yes, aha rero ndi kumwe n'umusore mwiza ndetse n'umukobwa bagiye kuzamuka babibwira. Turahera kuri nde ariko reka duhere ku mukobwa. Ye mukobwa umeze neza? meze neza cyane. Uribwira abanyarwanda ndetse n'abandi bumva ururimi dukoresha gute? Uribwira mu ndirimbo ya traditionnel. Mbere na mbere witwa nde? Amazina yanjye nitwa Uwingeneye Claudine. Yego. Amazina y'ubuhanzi? Amazina y'ubuhanzi ni Uwakoko. Uwakoko. Yego. Uwakoko. Mazina meza cyane. Amasitari. Ubwo Uwakoko bikaba bisobanuye? N'ubundi amazina yanjye n'ubigenzura neza waza gusanga ari impine y'amazina yanjye bwite. Yego. Ni full name Uwingeneye Claudine. Yego. Wow. Umusore wacu ndahari cyane. Na subwa mbere nawe tukwakiriye hano ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha, ariko hari n'abashyashya baba baje batakuzi. Njyewe urabibwira gute? Njyewe hano ndi mu rugo. Yes. Ababizi neza ndi wa musizi wa kwa Musengo udasiganwa mu misango ngasiganwa nsanga iryo sango nkuko nsanzwe nsengo mu misango. Nitwa Niravin kuri social media, ni nayo mazina y'ubuhanzi. Amazina yanjye nitwa Manishimwe Elad. Wow, very nice. Uwakoko. Indirimbo uririmba ni izawe cyangwa se usubiramo iz'abandi? Usubiramo iz'abandi. Ubu ugiye kuduha kuri modern music cyangwa se ni traditional music? Traditional music. Traditional music.
twagiye. amata y'ababyeyi urayasize wemeye gukamisha dore uduhaye umwaka nyamibwa we amata agena irungu wakuze uteteshwa n'abakubya yukundwa n'indahemuka basaza ba urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabe nyamibwa ikeye we uwo mwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano. Wow. Wa koko urabizi ko ufite ijwi ryiza se? Ahari ndabimenye. Ninjye wa mbere ubikubwiye. Oya. Ufite ijwi ryiza kabisa. mubwire ko njye mbikubwira. Ni Ravi. Karame. Wowe ko nabona gutari kumufasha se ntabwo ujya ugerayo hari. Urumva hari amajwi usanga adahura pe. N'ijwi ryanjye ndihuje n'iri ngiri. Iryanjye ryahita ryanduza irya. Niyo mpamvu ntakifuza kwanduriza umwari mwiza. Okay. Ubwo rero nawe ugiye kuzamukiramo ku bisigo umusizi wo kwa Musinga usiga bagasigara basiganuza. Ubundi njye ntabwo njya nsigara mu misango. Nza nsanga iryo sango. Yego. Gusa bakunze kumbeshyira ngo mfite imitoma gusa. Ariko iki nicyo gihe ngo nibuke n'abantu ko atari imitoma gusa. Kwa kundi ufite imitoma ufite n'abantu bakubabaza. Ufite n'amatifu. Okay. Ufite n'ibintu bikubabaza. Iki gisigo ngiye kubumbisha agace gato cyitwa Rukundo. Kiri kuri YouTube yanjye ya Ravi. Yego. Okay, twagiye. Rukundo rwamunze rukanira kwigunga rukankuru kwifuza rukanga rukikunda rukikura kunkunda rukankuru kwishima monami. Hari ubwo njye nicara ngatekereza ku urwo rukundo rwawe nkibaza niba narwo rwo gihanga yahanze. Ubundi ngasanga rusano rwa mwene muzungu yahanze maze akarusiga ngo ruseno rwa gihanga uruha wakaruha gakirwa kina n'imitima y'abandi. Dore disi nukinyiko zabonye abandi bamararungu bo kunsimba ndaguhamagara iminota itaragera muri 3 bikarangira unankubye. Rugikeneye kumenya twadukuru twanjye cyangwa ndakwibeshya nimero yahindutse ko Rosenta nge nihangana nagereza unategera muri 3 mugenekereje. Cyo ngaho Rukundo nakunze ukangukanja byadwe nagutera agatebe hanze y'umutima. Cyo ngaho ngwino wicare ngo ucire muri twadukuru burya kera sinone nyibyo ndeba sinunga umunsi ugashira nanze ko ngutagenda. Akunda barya ngo nzagukumbura. That is a good. That's nice. Ravi. Oui. Sasa rero ibintu yaba wowe yaba koko mwese nta numwe woroshye ibintu. Koko. Karame. Wumvise rero umuhungu wacu ko hari yasa n'uwarenganye nyine yabaramuteye uw'inyuma sinzi ukuntu ndi bubivuge. Okay, that's nice. Jado ni mutuma ndira kubera amarangamutima. Oya kandi wicaranye n'igihozo. Wicaranye n'igihozo nta. Reka tubitege amaso turebe. Ariko nyandi kumva yandirimbira kandi karirimbo kamwe ka traditionnel. Afite ijwi nakunze pe. Umuntu utari buza kuza kurikunda ambabarire pe. Atabyandika muri comment. Oya abarwaye. Koko twazabura nka moteri ibuye. Shawo yabarwaye pe. Koko
urumva witeguye kuririmbira ni Ravi kugira ngo nibura yumve ko na nyuma y'uko hari abakinira mu mitima y'abandi ariko hari n'abandi bo komora ibikomere. Okay, nta kibazo pe. Okay, twagiye. Aduteye agahinda be mutoni wa acumbe mico myiza sibira rimwe be mutoni wa acumbe mico myiza sibira rimwe iye ni mumumburize ni mumumburize babyeyi ni mumumburize bakobwa Mana yanjye nuko bizira kurenga inzira ariko ngo kiliziya kiyo kirazira nta kibazo. reka rero mbabwire koko yatuma koko buze uko mbivuga mbega ijwi kita koko Ravi nubwo ndi kubona uri kwihagararaho nkabona urisetswa mbega umeze nkaho ntacyo byagukozeho ariko umusa ni koko ntabwo yatuma umuntu akomeza kuba stable. Ngifite ikimenyetso ufite ikimenyetso aha wakibonye ariko ubonye ikimenyetso naguhaye ni good ni ku mutima hafi aho ngaho. nari nsabye ngo bakuririmbire mu rwego rwo kukumvisha ko na nyuma y'uko hari abakinira mu mitima y'abandi ariko hari n'abashobora kuyomora. none numvise hari ubateye agahinda ubatwaye uw'ingenzi aho nari kugenzura nsanga si wowe umutwaye. mbabarira basi muri make uracyagowe rero. mbabarira utandiza kandi ndamuka ndizera ibebe byari ibindi Ravi ngaho rero shyiraho akandi kantu twumve ko hari ahantu biri buze guhurira nibura basi niyumva akamukoze ku mutima nawe ashyiramo akampumuriza. nimba bitamukoze ku mutima ashyiremo akanshi intege pe mbemvamo nigendera. koko ntibiteguye se nawe ndamwizeye. Ravi twagiye koko dore disi nagukunze nawe uramutse unkunze nagukunda urudasaza nagutuza mu budasaza maze ukumva urudasanzwe. dore disi naje ngusanga agira usabe nyogosenge asengera imisango tujye gusura abasaza harimo sekuru basana umusaba gusaba imbere ubasumba umususuruko usoma udusanga mu bisigo ngusengeza wongeye sengusige ndi kumva mfite intego yo kukugira ibangiteka nkagutuza mu butayu nkakurinda abadutanye nkagutaha gutyo uteye nkagutuza mu gituza ugatura ufite ituze. mama nkunda umwiza ndeba ubwiza genda ndeba ingendo genda ndindengera isave ndeba abandi nta kigenda. mukobwa nagukunze kuva kera ngwino kirezi kera ngwino nkwita ikizo nkunde nkwita icyano nkunde niryo icyara mpanga ibibi cyayi iwacu have icyasha. Jato nita koko umukobwa nyina namwikudiye pe ubundi wamukuye he? bamukunze Jatonge ujya kuzana umukobwa urumva wazabibwira imiryango mwiza ariko jya ubanza ubimbwire
namba yanjye WhatsApp urayifite banza unyohereze n'ifoto yo banze ndebe. Oya ngomba kugukorera surprise. Kuko koko nza kuza kumenya ko ameze gutya. Afite na sound imeze gutya. Ye nari kuza mfite abantu bamerekeje. Ndetse nawe nkamubwira agashaka abantu bamuherekeje kuko sinzi ko arataye iwabo. Mutahana. No kuzategura igihe cyo kujya kubibwira imiryango. Cyo gihe ko numva cyazaba kera cyane. Koko. Karame. Ravise uramwumva ute? Yagutwara? Shaya nagutsindira byo. Guma. Mureke kuntera isoni pe mubabarire. Imyaka y'ubukure ndabizi urafite Ravi. Abantu barazi kunyihanganira ndwaye ibintu by'inkorora. Ariko uko byagenda kose bigorane cyangwa byorohe turakora. Koko. Ukurikije rero ukuntu Ravi wumvise nyine yikoze mu mitana kibwira abatanazi, nawe ngaho muririmbire umuhumurize umwereke ko nyine ibyo yakubwiye wabyumvise. Hari umuntu muhora kakurutira abandi akagumwanya kagutega amatwi yaguha urukundo bikaguha umutuzo yamara kugenda ugasigara ubabaye. Hari umuntu muhuza bikaba nk'ubufindo byaba amahire mukibanira. Hari uwo mubana kakubera imfura wajya gusaza kagusubiza ibusore. Uko nguko ndiko waje mu buzima bwanjye, imyifatire n'imicura bihindura waye agaciro amarangamutima yanjye nibibarika ibyo mukundira. Wansogongesha urukundo maze nshira inyota ibyo ndabigukundira. Wameneye ibanga wari warahisha abandi ibyo ndabigukundira. Wow. Koko abagukunda turamagana gusa ntiwatwamagana. Niyo wagira urwamagana aho nawe twahagana bambi. Uwukunze yagusaba wowe wanze yanasara. Koko sayo ubugimbi mubana igihumbi mbona umwe rukumbi ntagabira umukumbi. Ngo nde mukubwira ugira isoni n'umukunda gure soni ndagukunda ibe soni n'ibinanga gure soro. Reka kumukubwira biramvuna undi atabyumva akamvuna kubera ko mukundana kandi ntabatandukanye. Nako nashake ugukunda ninjye ukuvuga ibi nkubwira ndivuga ko ngukunda urivuga. Koko sukundi iruhande kuva nabivuga nde abakobwa ntera isinde ese wagwanze ninde kundutira abahinde. Koko mubaze ese kugukunda no guhinda cyangwa nditera agahinda. Ma nubiki igihanga mbazo gihanga ubundi buhanga bwatumye guhanga. Oya nako reka tumenye ngo ba bantu badukunda cyane bakunda Jaw Entertainment babifashe gute. Niba byishimira umuntu wese wabyishimiye asige comment munsi. Ababo ndabizi ni ku mutima kandi ntabwo bajya badutenguha. Uko byagenda kose bazatubwira uko babyumva ariko nta wabanga pe. Njyewe nimbona comment zirenga 10 zidusaba kugaruka nta Mr. tuzarenga ntaraza muri interview ya kabiri nza none turi gusoza none izamara igihe bazashaka nyine tu ikizamara. Inshuti bakunzi ba Jaw Entertainment rero murabyumva ni Ravi ndetse na Wakoko baragira bati nimudukunda mudukubite comment 10 zidusaba kugaruka mu firirizo. Ndabasabye inshuti bakunzi ba Jaw Entertainment nkuko mutajya muntenguha
zireke kuba komenti 10 ahubwo zibe nka 20 cyangwa 30. Ubwo ndavugira audience dufite kubera ko ikiri ntoya. So ndabashimiye rero wa Koko. Nuko nyine ari ngombwa ko icyagize itangiriro kigira n'iherezo, ariko mu by'ukuri ku bwanjye njye ndumva ntabarekura. Ndumva utaturekura. Yego, ariko wa Koko ndagushimiye cyane kandi nagukunze, nakunze ijwi ryawe. Ntekereza ko n'abandi muri comment bazatubwira uko baryumvise. Ni Lavi Karame. nawe ndagushimiye. Nanjye ndabashimiye cyane. Yego. Nshuti bakunzi ba Jado Entertainment rero mwari kumwe na Jado Artist Official ndetse na Uwa Koko muri traditional music ndetse na modern music. Harya siko babyitara Ni gutyo. aha twari kumwe na Niravi umusizi wo kwa Musinga usiga bagasigara basiganuza udasigwa mu misango. Ariko nanjye we nzagira aho mbimenye babyumvise.